uyu munsi dufite abaririmbyi cyane cyane muri Kigali. Nandi madiyoseze arabishinja, dufite abaririmbyi bafite ingo nyinshi. Ariko mfite no kuvuga asanga afite urwo ku Ruyenzi, afite urundi rw'Inyamirambo, ejo bundi hariho nabonye noneho yazaye urundi iwacu Bugesera, izo ngo zo ndanazizi nanjye. Kandi n'umuririmbyi ugize gute ukomeye cyane, umunyamuziki ukomeye cyane. Si ikibazo ndamuganiriza, ndi kumuganiriza aramutega Padiri, ntabwo ngiye nabatijwe. Kandi rero umuririmbyi ufite ijwi ayobora, Kristo Yesu akuzwe. Yateze umuririmbyi ubu yageze muri korali gute? Kandi ugiye naramuganirije, turaganira, yemera kujya mu bigishwa, ariga, arabatizwa, arahabwa amakomeza. Muri iyo nyandiko kimwe mu byo ngira gusaba harimo ko umuririmbyi ugiye kujya muri korali, mbere ko mwakira umuririmbyi muri korali, agomba kubanza kubazanira icyemezo cy'uko ari umukristo. Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro. Turagaruka ku kiganiro Padiri Dukuzumuremyi Jean Leonard, umupadiri wa Arikidiyoseze ya Kigali, ageza ku banyamuziki gatolika ba Arikidiyoseze ya Kigali. Ni abanyamuziki bahagarariye abandi mu makorali, abahanzi ku giti cyabo, abigisha indirimbo, abacuranzi n'abatekinisiye muri rusange b'amakorali. Ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti umuririmbyi n'amasakramento. Padiri Dukuzumuremyi Jean Leonard ni umupadiri wa Arikidiyoseze ya Kigali, ubarizwa muri komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramento. By'umwihariko akaba ashinzwe agakomisiyo ka muzika nyobokamana muri Arikidiyoseze ya Kigali. Reka dutangire tumwumva abwira abaririmbyi, abanyamuziki muri rusange uruhare rwabo mu guhimbaza no kubungabunga amasakramento, ndetse nabo ubwabo bakagira uruhare mu kuyahabwa ndetse no kuyashishikariza bagenzi babo. Mbahaye ikaze. Ndashimira Imana kubera uyu mwanya yaduhaye kugira ngo tugire iri huriro ry'abanyamuziki gatolika muri Arikidiyoseze yacu. Bansabye rero ko tuganira ku myifatire n'imyitwarire y'umuririmbyi. N'ikiganiro kirimo ibice bibiri. Ngewe icyo ngiye gukora muri aka kanya ni igice cya mbere kijyanye n'ubumwe, kijyanye n'umuririmbyi n'amasakramento. Ndavuga ku bijyanye n'umuririmbyi n'amasakramento. Uko biyabwiye rero nitwa Padiri Jean Leonard Dukuzumuremyi, ndi umusaseredoti wa Arikidiyoseze ya Kigali, nkaba mbarizwa muri komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramento n'imyitozo nyobokamana. Ni komisiyo mazemo imyaka 12. Bampaye ubutumwa bwo kujyamo y'abapadiri kugeza n'uyu munsi. Nkaba by'umwihariko rero nkuriye muri iyo komisiyo, su komisiyo ya muzika ntagatifu, indirimbo zisingiza Imana, ariho habarizwa cyane n'abaririmbyi n'amakorali. Ubu nkaba ndi mu butumwa muri paruwase ya Ririma, ari nayo paruwase mvukamo. Ndashimira rero Imana kubera umwanya iduhaye kugira ngo tuganire muri aka kanya ku muririmbyi n'amasakramento. Nifuje ko tubifata mu byiciro bibiri. Turaza kubanza kureba umuririmbyi muri kiliziya ni muntu ki, cyangwa se yagombye kuba ameze gute, ariko tunavuge no ku masakramento. Hari impamvu twabihisemo, ndaza kuyikomozaho. Ariko mbere yuko ngera aho ngaho, nifuje ko tubanza kwibukiranya amateka ya Cecilia Mutagatifu, wa murinzi wacu nk'abaririmbyi, kubera ko biraza kudufasha. Cecilia ni umwe mu batagatifu abakristo benshi bakunda kandi babaye ikuzo rya kiliziya. Yavukiye i Roma, ababyeyi be akaba ariho bari batuye. Niwe wenyine wari umukristo mu rugo iwabo. Kuva yahabwa batisimu yari yarasezeranye kuziyegurira Imana, ntiyigera ashaka umugabo. Nyamara amaze kuba inkumi, bamuhatiye kurongorwa n'umusore Valeriani wakomokaga mu muryango ukomeye i Roma. Umusore yaratarabatizwa. Cecilia abura uko abigenza, aremera ubukwe burataha. Igihe ariko abakwe baririmbaga bizihiza igitaramo, Cecilia umutima we waririmbiraga Nyagasani ibisingizo.
nayo mpamvu bamwita umurinzi w'abaririmbyi ba kiliziya. Nuko rero bakwe bikubuye asigara n'umugabo we, aramubwira ati umva rero menya ko ngukunda rwose, ariko mfite ibanga rikomeye shaka kukumenyesha, undahire ko utazarimena. Valeriani aramurahira. Cecilia ati mfite amasezerano nasezeranyije Nyagasani kandi ninzwe n'umumarayika we. Abonye ko nkunda byo kuntesha ubusugi bwanjye yandengera maze akagukorera ishyano. Naho rero nabona ko unyubahiye ubusugi, Nyagasani azagutonesha nk'uko yantonesheje. Valeriani bimutera ubwoba, arihangana ariko abwira Cecilia ati kugira ngo nkwemere banza ugere ku mumarayika. Cecilia ati niwe wemera Imana ukabatizwa uzabona marayika murinzi wanjye. Hashize iminsi Valeriani arabatizwa, nuko bidatinze Imana ikora igitangaza. Marayika wa Nyagasani amwiyereka afite amakamba abiri, rimwe aryambika Cecilia, irindi aryambika Valeriani. Ibyo byishimo Valeriani ntiyatinze kubigaragariza murumuna we Tiberius, yakundaga cyane kuvuga Tiberius nawe yemera kwigishwa arabatizwa. Ariko kubera ko abategetsi bakuru batotezaga abakristo, abanzi ba kiliziya ntibatinze kubahemukira, nuko abavandimwe bombi barafatwa baricwa. Cecilia nawe arafatwa, umucamanza amubaza uko yitwa, undi ati abantu banyita Cecilia, ariko rero izina nkunda ni iry'uko ndi umukristo. Nuko bamufungira mu nzu ishyushye cyane ngo yicwe n'imyotsi n'ubushyuhe. Nyamara Nyagasani amukorera igitangaza ntiyagira icyaba. Nibwo umucamanza arushijeho kurakara, nuko ategeka ko bamuca umutwe. Cyakora babikorana ubwoba bwinshi, ntiyapfa ako kanya, apfa hashize iminsi 3. Abantu batangiye kumwiyambaza kuva kera, umunsi mukuru ukaba wizihizwa kuva kera muri 545 muri Bazilika yamwitiriwe i Roma, i Trastevere. Bavuga kandi ko Cecilia yaba arashyinguwe mu irimbi ryitiriwe Mutagatifu Felicity, umwanya w'icyubahiro iruhande rw'aho bita Crypte des Papes. Aha akaba ari aho bashyingura abapapa, aho ngaho nyine. Nifuje kubera kuri aya mateka ya Mutagatifu Cecilia, kubera ijambo yavuze ati abantu banyita Cecilia, ariko rero izina nkunda ni iry'uko ndi umukristo. Kristo Yesu akuzwe. Umuririmbyi rero kiliziya ishize imbere yifuza agomba kuba ari umukristo mwiza, uhabwa neza amasakramentu cyangwa yitegura kuyahabwa. Kristo Yesu akuzwe. Muri kiliziya, muri ibyo kiliziya ni uwo muntu umukristo mwiza uhabwa neza amasakramentu cyangwa se akaba yitegura kuyahabwa. Umuririmbyi kandi akagomba kuba ari inyangamugayo, sibyora si ibintu byumvikana. Burya umuntu w'umuririmbyi agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, utagira amakemwa haba mu mico ndetse no mu myifatire, kubera agira ubutumwa akora, akaba atiyandarika, akiyuha kandi akubaha n'abandi. Ni ibintu byumvikana. Akaba ari umuntu wubahiriza gahunda ahana n'abandi, akaba yemera kandi akishimira gufatanya n'abandi. Mbese bivuze mu magambo make, muri liturujia, muri kiliziya ishyize imbere, akwiye kuba ari umukristo mwiza rwose. Ubukristo bukatubyara n'ubuvandimwe nyabwo, kuko tuza kugira kubizirikanaho mu kiganiro cya kabiri tuza guhabwa. Ku buryo bwihariye rero nababwiye ko njyewe icyo tugiye kuganiro cyane ari umuririmbyi n'amasakramentu. Kristo Yesu akuzwe. Twese twize gatigisi gusibyora. Batubwiye ko amasakramentu ari ibimenyetso bitagatifu Kristo agira gute kugira ngo bigende gute. None se iyo tugiye kuri uyu munsi tuba tugamije natwe kwitagatifuza no gufasha bagenzi bacu kugira gute kwitagatifuza, tugakuza Imana. Noneho kubwo tuba dukora nk'abaririmbyi, natwe Imana nanjye bakaduhezagira. Cyo ni ikintu gikomeye.
Amasakramentu rero ntabwo wenda ndatanga teoloji y'amasakramentu cyane, ariko ni ngombwa ko twumva amasakramentu icyo ari cyo, ariko n'icyagomba kutumarira muri bwa buzima bwacu bwa buri munsi. Nifashishije iki gitabo cya Padiri Gilbert Biziyaremye yanditse cyitwa ibyiza by'amasakramentu matagatifu. Ibyiza by'amasakramentu matagatifu asobanura amasakramentu muri rusange, ariko agenda afatana muri sakramentu kwaryo n'ibyiza byaryo. Yongera kutwibutsa rero ko inyito isakramentu ikomoka ku kilatini sacramentum, bivuga ikintu gitagatifu. Mu nyandiko z'Abanyaroma ba kera, indahiro abasirikare bakoraga barahiriraga kudahemukira igihugu, kimwe n'indahiro muri rusange babyitaga sakramentum. Ndetse mu mvugo y'abacamanza b'Abanyaroma, ikintu cyatangwagaho ingwate n'ababuranyi nacyo bakitaga sakramentum, kikabikwa mu ngoro y'ibigirwamana. Mutagatifu Yeronimo ahindura Bibiliya mu rurimi rw'ikilatini Vulgata, yifashishije ijambo ry'ikilatini sakramentum ahindura ikigereki mysterion. Iryo jambo rero ryavugaga iyobera cyangwa se ikintu gihishe, ikintu kibanga. Bahereye ku byanditswe bitagatifu, abakurambere ba Kiliziya bifashishije nabo iryo jambo sakramentum mu mvugo yabo iyobokamana. Hari utwa Tertulliani yarifashe nk'uko ryumvikana mu mvugo ya gisirikare nk'indahiro y'ubudahemuka umusirikare yagomba kugirira igihugu cye, arihuza n'indahiro umukristo yakoraga muri batisimu. Augustin Mutagatifu we yumvise iryo jambo sakramentum nk'ikimenyetso gitagatifu, sacrum signum. Abahanga rero bamukurikiye cyane cyane mu kinyejana cya 12 baje kuvuga ko iryo jambo sakramentum ritavuga ikimenyetso gitagatifu gusa, ahubwo rivuga ikimenyetso cy'ikintu gitagatifu. Amasakramentu tugomba kuyumva muri ubwo buryo, bya bintu bitagatifu. Abaririmbyi rero mu tuba dukora harimo guhimbaza amasakramentu, ariko hanarimo no kuyahabwa. Sibyo ra? Siko bimeze? Icyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Yesu Kristo ubwe ni isakramentu ry'Imana Data. Twumva isakramentu nk'icyo kimenyetso, ariko Yesu aratubwira ati uwambonye aba yabonye na Data. Yesu atwishurira Data. Kiliziya ubwayo nayo ni isakramentu rya Kristo. Burya Kiliziya ntabwo nyine ndajya mu bisobanuro birebire. Kiliziya nayo ubwayo ni ikimenyetso cya Yesu Kristo, yashyizwe na Yesu Kristo. Ariko kandi iyo Kiliziya tugomba kumenya ko ibeshwaho cyangwa se inagizwe emwe n'amasakramentu. Amasakramentu ni aya Kiliziya, ariko kandi ayo masakramentu akaba ari aya Kristo ubwe. Niwe wayahaye Kiliziya, niwe wayahaye Kiliziya. Turaza kongera kugira icyo tubikomozaho. Kubera iki rero twahisemo umuririmbyi n'amasakramentu? Nizo mpamvu ebyiri. Nuko afasha mu kuyahimbaza, sibyo? Mu ihimbazwa ryayo ubutumwa dukora nk'abaririmbyi dufasha kugira ngo ahimbazwe neza. Mwumvise ko komisiyo yacu bayise komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu. Hari igihe duhimbaza amasakramentu batise abaririmbyi byabatunguye. Hari igihe abaririmbyi bategura indirimbo baza batubwira za ndirimbo za liturujia dutegura, ariko tukayiga ko misa turi gutegura iraza ko irimo n'iki n'amasakramentu. Rimare gukumva n'indirimbo z'amasakramentu ntazi ndimo zabuze. Ariko ndagira ngo nasabe n'abahanzi nyine dukeneye indirimbo zifasha kumva amasakramentu no kuyaherekeza igihe ahimbazwa. Duhora muri nk'inzira y'umukiro amavuta, kumva niyo yonyine dufite. Birasa ubukene, ariko tumaze ko twibaye dufite n'izindi. Nemera ko ni umwana we ntabwo wakumva bayiririmbye. Ati zo ni z'abasaza ba kera, ariko zihatse ibisobanuro bikomeye by'ayo masakramentu. Hari amwe n'amwe ari kuvuga ngo wagira ngo nta n'indirimbo zayo tugira, ariko umuririmbyi nawe akaba ahamagariwe guhabwa
amasakramentu. Hari inyandiko Arkiyepiskopi yitegura gushyira ahagaragara ijyanye n'abaririmbyi n'amaturo y'abaririmbyi. Muri iyo nyandiko kimwe mu byo yongera gusaba harimo ko umuririmbyi ugiye kujya muri korali, mbere ko mwakira umuririmbyi muri korali, agomba kubanza kubazanira icyemezo cy'uko ari umukristo. Mujya mubyitaho, ariko ni ngombwa. Umukristo rero aho ari wa mukristo uhabwa neza n'amasakramentu. Abishirongi ndi kubona b'inkanga ba ishirongi nawe ishirongi muri 2013 kujya 2015 za gutangazwa n'ukuntu muri korali twari dufite umuririmbyi utabatije cyangwa se wenda bari mu bigisha. Igihe cyose nasobanurira akanyabona umuntu ntabwo ajya guhazwa, numva bintaye amatsiko n'abantu reka nzamwegere mubaze, ndamuganiriza kumuganiriza aramuratiga padiri, ntabwo ngiye nabatijwe kandi rero umuririmbyi ufite ijwi ayobora. Kristo Yesu akuzwe. Yateze umuririmbyi ubu yageze muri korali gute? Kandi Yesu yaramuganirije, turaganira, yemera kujya mu bigishwa, ariga, arabatizwa, arahabwa n'amakomezwa. Uyu munsi dufite abaririmbyi cyane cyane muri Kigali, n'andi madiyoseze arabidushinja. Dufite abaririmbyi bafite ingo nyinshi. Uri kumva icyo ndi kuvuga? Gasanga afite urugo ku Ruyenzi, afite urundi rw'i Nyamirambo, ejo bundi hari uwo nabonye noneho yazanye urundi iwacu Bugesera. Izo ngo zo ndanazizi nanjye. Kandi ni umuririmbyi ugize gute? Ukomeye cyane, umunyamuziki ukomeye cyane. Si ikibazo ra? Yamaze gutandukira cyangwa ngo yagiranye n'uwo bashyingiranywe bwa mbere. Yashyingiwe rwose, ndabyibuka misa yari ishyushye cyane. None urwo rugo yarabutaye, akubita urundi ku Ruyenzi, akubita ubageze ni Bugesera. Kandi abo baririmbyi, abo bametre dusha, nibo twigisha indirimbo, nibo ducurangira, ariko nta masakramentu. N'amasakramentu arayahawe agira ajya guhazwa. Kandi zikaba muri ubwo buzima bumeze gutyo. Kristo Yesu akuzwe. Hibaza ndetse nuko korali azitabizi, cyangwa nuko wenda bwa butumwa bwacu twaba twarabaye nk'abacacu. Kristo Yesu akuzwe. Haba muzi wenda da amaburaburize mwajya muri repetition hahandi muyikora ashobora kuzona akabigisha indirimbo, ariko ukajya kubona ukabona ku cyumweru ukubisamo ikanzu arateka. Natwe nyine kuko ari utuyoboye, natwe turabyikiriza, ni ukuvuga ko tuba natwe tugize gute? Tubishyigikiye. Si cyo bivugana? Ntabwo muzi se mwebwe cyangwa aho muri gukeka? Muhumure ntabwo turavuga amazina yabo, ariko tukagira ngo dusabe. Ubu ngubu nyine hari ijambo nari nanditse aha ngaha, amagambo ya Mutagatifu Yeronimo ati tugomba kuririmbira Imana, kuririmba zaburi no gusingiza Imana tubigirishije umutima kurusha amajwi. Ibyo ari byo tubwirizwa n'ibyanditswe bitagatifu. Tufatanye kuvuga zaburi, ibisingizo n'indirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Muririmbe mwogeze nyagasani n'umutima wanyu wose. Nimunyumve twana twanjye, nimunyumve mwe mufite umutima wo kuririmba zaburi mu kiliziya. Imbere y'Imana ngomba kuririmba mbere na mbere tubigirishije umutima kurusha ijwi. Niyo waba ufite ijwi ridashamaje ariko ufite ibikorwa by'indashyikirwa, uri umuririmbyi mwiza mu maso y'Imana. Umuririmbyi wa Kristo ntatwarwa n'ijwi asohora, ahubwo atwarwa n'amagambo aririmba. Nakunze cyane ijambo ariko ufite ibikorwa by'indashyikirwa. Tubona rero muri iki gihe nyine mu makorali yacu bireze cyane pe, bireze cyane. Cyangwa ugasanga aho navugaga wowe izo ngo nize, sibyo? Izo ngo nize. Noneho hari abaririmbyi dufite uyu munsi bari gusenya ingo z'abandi. Ntabwo tubazi.
cyangwa ntabwo tubona wenda kumunyana ntabwo barahagera kumunyana wenda ntabwo birahagera ariko burya bitangira i Kigali bikagera imanuka bikagera n'ahandi avuga ni se niho twavuze ati se amasakramento duhabwa nibura twumva icyo ari cyo twumva icyo tumariye turagira ngo tuze kubatuma muzongera mudufashe gusobanurira abaririmbyi bacu ayo masakramento atumariye iki nk'abakirisitu tuyahabwe dute hari n'igihe hari akantu nigeze kwandika hano muri za ndirimbo tuya turirimba bigaruka kenshi iyo mbuhe n'abaririmbyi kuko hari igihe ubona na bya biri turirimba tutanazirikana ya magambo turirimba umuririmbyi akaba yagiye mu misa rwose ni byiza yagiye kuririmba ariko akaririmba nitwegera ameza duhabwe umutabazi akabiririmba abandi bakristo bagahazwa bikarangira ariko we atayegereye duhamagawe na Yesu ku meza ye matagatifu abandi bakayajyaho ariko we agataha uko yaje ese si ikibazo ukabona ko nicyo twe twibaza ubye ntabwo yumva agaciro k'ayo masakramento n'impamvu yo kuyahabwa sibyo ra cyangwa se arumva bitari ngombwa Padiri Théophile mukanya bigarukagaho nyine n'ikintu gikomeye ko wa muririmbyi yumva ko nawe ari muki mu ikoraniro ry'abakirisitu buryo turirimba ngo mana yanjye iyamajabo ntabwo tuba turi kubwira abandi gusa nanjye ndimo sibyo se nanjye ndimo ya magambo ndirimba arandeba kuyakurikiza mu buzima bwanjye bwa buri munsi rero ukwemera rero kwacu niko shingiro ry'amasakramento mbere na mbere turayaza amasakramento n'arindwi mu binyejana byahise kiliziya yatoranyije amasakramento arindwi yitwa by'umwihariko amasakramento yaremwe na Nyagasani amasakramento batisimu ugukomezwa ukaristia penetensia ugusiga kw'abarwayi ubusaserdoti n'ugushyingirwa uko ararindwi rero agera ku nzego zose ku bihe by'ingenzi byose by'imibereho ya gikirisitu hari n'igihe umuririmbyi n'abarahawe wenda yarabatijwe anahabwa ukaristia ariko ugasanga ntarakomezwa yaracikishirije amasakramento hari abaririmbyi umunsi dufite mu makorari yacu bishingiye ariko akaba akiririmba muri korari noneho korari nitunamufasha kugira ngo tumubwire tuti wakwihanganye ukajya kwiga ukaregereza bikagenda neza ugashyingirwa tugakomezanya ubutumwa ariko tukakora nkaho nta kintu bivuze hari dufite benshi bacikirishije amasakramento menya tuzabisaba muri yubile ya diyosezi yacu muri yubile turimo bahaye urubyiruko amahirwe yo kugira ngo urubyiruko barwacikisha amasakramento bige umunsi special bahabwa amasakramento byabaye byiza menya tuzasaba ko n'abaririmbyi noneho bafite ibibazo by'amasakramento twazabasabira nabiyo umunsi special ariko bakaba abantu bari correct sibyo ra byaba ari byiza niko bitekereza amasakramento kiliziya rero ihimbaza n'amasakramento y'ukwemera akamaro kayo n'ugutagatifuza abantu kubaka umubiri wa Kristo no guhesha Imana ikuzo uri ni cyumwe cyatumarira mbere na mbere ya masakramento dutagatifuza ko muri yo duhabwa nyine inema y'Imana bigatuma rero dutagatifuzwa muri yo tukubaka umubiri wa Kristo tukubaka kiliziya amasakramento tugira tubazangingo nzima za kiliziya ariko kandi nanone tugahesha Imana ikuzo nyamara kubera ko ari ibimenyetso afite n'umurimo wo kwigisha ntabwo ari amasakramento y'ukwemera gusa ahubwo anakubeshaho atuma ukwemera kubaho akagukomeza kandi akakugaragaza kubw'amagambo n'ibikorwa ari nayo mpamvu nyine yitwa amasakramento y'ukwemera iyo kiliziya rero ihimbaza amasakramento
ibihamya ukwemera ikesha intumwa. Uko kwemera kwa Kiliziya kukagaragarira mu buryo bwayo bwo gusenga, kuko Prosper wa Akitena bivuga agira ati kwemera kwa Kiliziya kugaragarira mu buryo isenga. Ibivugwa mu isengesho bijyana n'imigenzo y'ukwemera. Amategeko agenga isengesho niyo agenga n'ukwemera ko Kiliziya isenga yemera. Ayo masakramentu rero akaduha ingabire. Kristo Yesu akuzwe. Izo ngabire z'Imana se, izo nema z'Imana twese tuzikeneye. Tuzikeneye. Muzumve iyo babatiza hari aho padiri agera akatubwira ati natwe twongere duhaguruke tuvugurure ukwemera kwacu. Buri gihe twagiye mu isakaramentu ry'ubusaserdoti nibwo ngewe nagiyeyo nka padiri nongera ngatega amatwi hongera kwibuka ibintu byabaho icyo gihe ntabwo ubusaserdoti hari igihe utabaga ubyitaho cyane. Iyo wagiyeyo nibwo wongera ko burya bya bintu nuko bimeze. Narijya vuga ngo rero kuba abaririmbyi bakora ko bahora bahimbaza amasakramentu byagombye no gutuma bumva cyane cyane agaciro kayo. Burya isakramentu rigirwa n'ibintu bitatu by'ingenzi. Hari ibintu bitatu by'ingenzi kugira ngo nyine tubivuge mujye mubimenya munabyiteho, ko hari igihe hari ibyangombwa tutitaho. Nibyo padiri yatubwiraga tukaba turi mu misa wa muririmbyi arimo arafeta nyine ikayi ari gushaka indirimbo araza gukurikiraho ntiyumve n'amagambo avugwa, kandi ya magambo ni ngombwa. Isakramentu rigirwa n'ibintu bitatu. Hari ikimenyetso vuba, ikintu kigaragarira amaso. Kigaragarira amaso. Tuvuga ngo ngubu muri batisimu hari amazi. Burya amazi ni ikimenyetso, sibyo? Ikimenyetso kigaragarira amaso kiraza ko wamugiye batiza. Ariko ikimenyetso cyonyine ntabwo gihagije, ko kijyana n'ijambo. Vuba inyito yumvwa n'amatwi. Ntabwo umuntu afata amazi ngo yagusukeho gusa, binajyana n'ijambo rivuga ngo jyewe kanaka jyewe nakubatije mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ayo magambo, iryo jambo naryo ni ngombwa mu masakramentu. Akenshi ayo magambo ntabwo tuyakurikira ngo twumve ibyahatse. Iyo wagiye kumusiga kirisima yamuta kirisima ku gahanga, hari ijambo ribiherekeza. Wagizwe ikiremwa gishya, usizwe kirisima, ugiye kuba umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Hari icyo ya kirisima gusiga igiye gusobanura, icyo igiye kurema muri wowe, ariko hari n'igisiguro cyo isobanura. Hari ikimenyetso, hari ijambo n'icyo bisobanuye. Icyo bisobanuye, icyo kimenyetso, iryo jambo bivuga iki? Bivuga iki? Burya mu sakramentu ibyo ni ngombwa. Ni ngombwa kubera se ikimenyetso cy'iri sakramentu ni iki? Ese ijambo riherekeza mba Nyamirambo hari igihe hazaga za mayibobo nko mu misa, cyangwa se uri muntu hagize akumva ari gusenga akinjira akaza guhazwa avuga ati umubiri wa Kristo, akivuga ati ntaribi Imana, ntaribi. Iryo jambo umubiri wa Kristo ntabwo azi ko basubizaga amen nyine bati ndabyemeye. Nibyo koko umubiri wa Kristo ati ntaribi Imana. Akaruka gusubiza kubera ko muhagije nyine batiza niba ushikuzanye imwake ukabura ukundi bigenza. Ariko tubona ko uwo muntu arayibye, ariko ntabwo yasubishoje iryo jambo, ariko n'icyo risobanura. Rya jambo utari gisobanura gikomeye mu sakramentu ngicyo burya ni ngombwa. Nuko rero inama muri Vatikani ya kabiri yabivuze, ariko kugira byarateguwe na mbere no muri abere tarangi mu kinyejana cya 16. Amasakramentu ahimbajwe mu kwemera atanga ingabire yagenewe gutanga. Afite akamaro rero kuko Kristo ayakoreramo. Niba ubatiza, niba ukorera amasakramentu kugira ngo atange ingabire. Imana Data ibiteka isengesho rya Kiliziya y'Umwana wayo risaba Roho Mutagatifu ngo agaragaze ububasha bwe biba bigiye gukorerwa amasakramentu. Uko umuriro uhindura icyo ukozeho cyose, ni nako Roho Mutagatifu ahindura wa wundi wishikirije ububasha bwe, akamushyiramo ubuzima bukomoka ku Mana.
cyo ni ikintu gikomeye. Ya masakaramentu duhabwa hari n'ingabire ashyira muri twe. Umunsi umwe nigeze gushyingira abageni, yari umusore n'inkumi bombi bafite imyaka 21, ariko nabareba nkabona ari utwana pe. Hari abantu bazashobora kubaka urugo, ariko n'abantu hoya ingabire y'isakaramento ntawamenya icyo ari cyo. Barashyingiwe. Uyu munsi urugo rwabo n'urugo rw'icyitegererezo kurushaho ngo bagiye bashyingiwe n'abakuru. Ariko ukabona ya nema y'Imana, ya ngabire y'Imana kuko irakora mu masakaramentu. Mu masakaramentu waba Kristo nawe sakaramentu akarihabwa mu kwemera, nta kabuza rikora icyo ryagenewe. Cyo ni ikintu gikomeye tugomba guhora tuzirikana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu nyigisho za Kiliziya rero, amasakaramentu akora abikesha igikorwa ubwacyo cyarangijwe, ni ukuvuga icyo bita ex opere operato. Ni ukuvuga ko kubw'igikorwa cya Kristo gitanga agakiza cyakozwe rimwe rizima. Ni ukugira ngo twumve ko y'amasakaramentu burya ashamikiye cyane cyane ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Burya aho ngaho niho ruzingiye. Hari kuko Yesu Kristo yakoze, noneho muri y'amasakaramentu niyo mpamvu twongera kuvugurura icyo gikorwa cyongera kikaba. Byumvikanisha neza rero ko Tomas w'Akwino yabisobanuye ku isakaramentu ritarangiza icyo ryagenewe kubera ubutungane bw'uritanga cyangwa urihabwa, ahubwo kuko ububasha bw'Imana. Iyo Leonard abatije, ntabwo Leonard ubatiza ni Kristo ugira gute ubatiza. Ntabwo ushingira ku butungane bwa Leonard ubatiza, ahubwo ubutungane bwa Kristo bwe. Ntabwo nashingira ku butungane bw'urihabwa. Ari igihe abakristo bajya guhabwa amasakaramentu bakaza kwiherera, twatubwira rero uyu munsi mwitwararike rwose uzagira igihe cyo guhabwa amasakaramentu mukimeze neza. Ariko se niko bigenda kenshi. Hari n'uva aho ngaho umukecuru atubwira, ntabwo umenye atari umukecuru, hari yari umuntu wari ugiye muri penitensiya kwicuza ko yiba intama zawe yarazimaze, batubwo nongeye kubicikaho. Ajya muri penitensiya yicuza ibyaha, ajya kumva yumva agiye padiri kumugira inama mbere yuko amuha solution. Yumvira nawe ko padiri ngo ati padiri ngirira vuba niyitancika ngirira vuba ibya mbere ubihana ngo niyo ari igihe tuva mu nyine muri iyo ya penitensiya tukongera tugacuma. Ariko nta kibazo, twongere dusubireyo, twongere twicuze. Nta hantu muri isi kabifata kubera ubutungane bw'urihabwa oya. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye, kubera ko ari isakaramentu rihimbazwa ku buryo buhuje n'ikivuzo cya Kiliziya. Ububasha bwa Kristo bwa Roho we burikoreramo, kandi ugakora no ku buryo bwayo bidaturutse ku butungane bwite bw'uritanga. Ariko ibyo ntibigomba kwibagiza ko uruhare cyangwa se imyifatire myiza y'uhabwa isakaramentu ari ngombwa kugira ngo rimugirire akamaro. Ubu turabibona kenshi umuntu aje guhabwa amasakaramentu, ariko ukabona nyine we icyo yirebera cyane ashaka ni ifoto. Gafoto ugomba kumufotora, icyo ashaka ni ifoto, bikaba byatuma ibindi atanabyitaho. Ariko ni ngombwa ko tuyahabwa rwose mu kwemera. Niyo mpamvu rigeze uko amasaha ko nyine nk'abaririmbyi duherekeza n'amasakaramentu tugomba kumenya gushaka indirimbo zifasha n'abakirisitu kugira gute kumva neza iryo sakaramentu barimo barahimbaza. Uzarebe muze kubona kenshi mu misa turigisha tukagira gute, umukristo agataha wenda yigisha padiri atakiyibuka icyazi padiri yigishije neza byadufashije pe, ariko ka karirimbo baririmbye uzagera mu rugo afashe yari gukubura ukumva niyeguriye ka karirimbo kakagaruka. Iyo ya ndirimbo rero ijyanye yarihuye neza n'amasomo y'uwo munsi, burya umukristo aba yaritaha. Shimye kumvikana. Ndagira ngo musabe rero abahanzi mudufashe none no guhimba indirimbo
tunifashishije n'amagambo ari mu bitabo by'imihango mitagatifu, sibyo? Niba ujya mu indirimbo ya batisimu ubanza ufate igitabo cy'umukirisitu, buriya kiriya gitabo cy'umukirisitu kiremye neza pe, kizagusobanurira batisimu icyo ari cyo, uyumve noneho indirimbo nawe ukeneye guki muri uwo mucyo, bizatuma wa mukristo wumvise iyo ndirimbo bimufasha gusobanukirwa batisimu, ariko no mu buryo bwe bwo gusenga bimufasha, sibyo? Akenshi muzasanga indirimbo dukoresha mu gihe ubu nsigaye numva nyine bagiye gutanga urumuri rutazima mahora tuyora, gusa bati buriya bijyanye neza n'icyo gikorwa cyangwa mukristo hawe urumuri, ndetse babwira abanye batisimu nabye mubira ati urwo rumuri rwo ruragije mukazarwitaho kugira ngo abana banyu barafashwe n'inama n'ingero nziza muhaye bazabumbuye, bazakurara abana b'urumuri. Kristo Yesu akuzwe. Uri washe Padiri Theodose mwitegereza ati se iyi ndirimbo yihimba wayihimbiye batisimu? Yakubwira ati shwitana nawe bihuriye, ariko abaririmbyi kubera ko harimo urumuri bakaba batanze urumuri, niyo tuza tugira gute twikubitiraho. Ati abaririmbyi baba babitekereje, ese indirimbo baje bati si indirimbo koko ijyanye neza n'igikorwa turimo. Meruse gusoma mbisa ahantu noneho n'abana bari baririmbye nyine, abana ntabwo babarenganya, mu mwanya wakiriye umwana ruyoboye ntama w'Imana, kubera ko harimo ngo tugirire imbabazi umwana, kubera ko dusaba imbabazi avuga ko nabyo wanayiririmba naho ngaho bikajyana, ntabwo wamurenganya kuko wowe ntabwo bisobanukiwe. Ariko niba ujya gutegura indirimbo urabaza bati indirimbo tugiye gutegura ijyanye koko n'iki gikorwa. Akenshi no muraza gusanga ko ya masakramentu duhimbaza nta nubwo dufite n'indirimbo zijyanye nayo neza. Buriya iyo tugiye guhimbaza mu byo gukomezwa iyo ndirimbo iracitse kandi naravuze ko ndazi kubivuga di, ariko uvuga kubera ko nyine ni wari mutagatifu, ariko rwose ukumva itajyanye mu by'ukuri n'iryo sakramento. Ndagira ngo icyo ngicyo tujye tugira gute tukite kugira ngo dufashe abakristo gusobanukirwa neza iryo sakramento duhimbaza baryumve, ariko binabafashe no kurushaho gusenga. Abo masakramento duhabwa asharaga ikimenyetso kidasibangana kuyahawe. Urabizi ya masakramento ko ari 7, harimo amasakramento 3: batisimu, ugukomezwa n'ubusaserdoti. Ni amasakramento duhabwa rimwe rizima, ntagasubirwamo. Buryo wabatijwe uba byarangiye kubera bafite Kristo bagusiga ku gahanga, ni nka kashe baguteyeho. Ntabwo ushobora kujya hano ngo ntabwo natwe ngo wagera kubatize, buryo ibyo waba urimo birameze nka filime uri gukina, arimo gukina filime. Hari amasakramento yashyira ikimenyetso kidasibangana ku mukristo yahawe, bityo ngo adashobora gusubirwamo. Uyahawe rero ayahabwa rimwe gusa. Twayavuze uretse ingabire anatanga n'icyemezo cy'isakramento cyangwa se ikimenyetso gituma umukristo agira uruhare ku saserdoti bwa Kristo, kandi akaba urugingo rwa kiliziya hakurikijwe imibereho ya buri munsi n'imirimo ye inyuranye. Uko gushushanya na Kristo rero na kiliziya bikeshejwe no mutagatifu ntigusibangana, kuguma iteka umukristo ukamubera uburyo buhamye bwo kwakira ingabire. Ariko icyo nshaka kugeraho cyane ni uko amasakramento atanga ubugingo bw'iteka. Ni nacyo gituma tugomba kuyahabwa, tukongera tukayahabwa. Muri ibyo kumva impamvu yo guhabwa amasakramento, kubera ko icyo duharanira nacyo tumaranira muri ubuzima ni ubugingo bw'iteka twifuza. Mu masakramento ya Kristo kiliziya ibonamo icyemezo cyangwa se ingwate y'umurage
ubwo bugingo bw'iteka butegereje, ndetse inatangira kugira uruhare kuri ubwo bugingo mu gihe tuyitegereje y'amizero mahire hamwe no kwigaragaza kwa Yesu Kristo yisesuye y'ikuzo, we Mana y'igihangange akaba n'umukiza wacu. Ibaruwa ya Tito umutwe wa 2 umurongo wa 13. Uretse guhata ku bugingo bw'iteka amasakramentu atanga, anakuza kandi agasubiranya ubuzima bwacu bukomoka ku Mana. Mbere na mbere hari amasakramentu twita y'ibanze atwinjiza mu buzima bwa Gikristo. Turayazi ni batisimo, ugukomerezwa n'Ukaristiya. Ubundi mu by'ukuri umuririmbyi yagombye kuba nibura afite amasakramentu y'ibanze cyangwa se akaba ari kuyitegurira. Hakaba amasakramentu asubiza abantu ubugingo cyangwa se afasha abakristo mu bizazane bagera mu buzima, dukunze kwita amasakramentu dusanasana. Hari isakramentu rya penitensiya n'ubusigo kw'abarwayi. Kristo Yesu akuzwe. Nigeze kubaza abaririmbyi, mujya mugira akanya k'umwiherero hakorana mugahabwa na penitensiya? Yego, ibyo ra menya atari twese. Uziko hari korari iri ku mwaka wose ukarangira muri action plan bakoze nta mwiherero urimo. Niyo hari mu mwiherero, aho ari mwiherero kuza kujya gusangira akabyera ahantu ako ngako ko rwose mu mwiherero ntabwo ujya ubura mu bakorari. Ndetse hari n'abakora buri munsi igihe cyose repetisiyo irangiye. Igihe cyose repetisiyo irangiye bakajya kwiherera ahantu bagafata akantu. Kristo Yesu akuzwe. Burya abaririmbyi muri iyo nyandiko nyine batusaba ko umwambaro wa korari ugomba kuba ikanzu y'umweru. Umweru rero ushushanya ibintu byinshi burya, ariko harimo ubwo butagatifu, sibyo? Ariko burya abaririmbyi twese ntabwo turi abatagatifu, sibyo? Turi n'abanyabyaha bakeneye impuhwe z'Imana, bakeneye imbabazi z'Imana. Ariko hari abaririmbyi rwose usanga baheruka penitensiya igihe yaragiye gukomezwa, cyangwa igihe yaragiye guhabwa, cyangwa igihe yaragiye kubatizwa. Agaciro k'isakramentu abaririmbyi barakumva neza. Ese twumva ko dukeneye izo mbabazi z'Imana? Kristo Yesu akuzwe. Twumva tuzikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagira ngo ndasabe hose muzadufashe muri ryajya nabikorwa mukora ry'umwaka. Ubu turi mu mpera z'umwaka w'ikenurabushyo, ukwa cyera tuzatangira umwaka mushya. Mwigenda bikorwa mukora mujye mushyiramo ku kanya k'iki k'umwiherero, ndetse musabe na padiri uzakoresha umwiherero ashyiremo na penitensiya. Narigiye kuvuga ngo muzayibahatire, utangira uyibahatira ariko muzageza igihe bazumva agaciro kayo, sibyo ra? Ko turayikeneye cyane pe, turayikeneye cyane pe, sibyo? Nibura iryo sakramentu nk'umuzi wa korari ujye uzi ko nibura penitensiya abaririmbyi bagira gute bayihabwa. Turi Nyamirambo, padiri mukuru twabanaga yari yashyizeho akajeto wajyaga muri penitensiya bakanagusinyira ko bayihawe. Abantu baba bagomba guhabwa amasakramentu no kuyahesha. Nibura amasakramentu muzahabwa ayo muzahesha, ahubwo ko iryo sakramentu ntabwo bizagira akamaro w'abana urihawe gusa, nawe wawe mu rugo n'ingabire zigiye kuhinjira. Nawe uhabwe penitensiya. Buri mubyeyi rero uzahesha amasakramentu yaza muri penitensiya abona kuyihabaguriza n'agapapuro kamusinyiraho. Umunsi umwe rero mbere muri penitensiya munaze yicuze nawe maka agapapuro agiye gasinyaho, nsanga kari izina ry'umugabo kandi wari umugore. Ese kumbo n'aka gapapuro ari ak'umugabo? Ati yabwiye ibyaha bye naje kumwicuriza. Akata ntabwo bibaho. Buri sakramentu ni njyewe ubwanjye, si byose? Ni njye ubwanjye wicuza bya byaha byanjye, hahabwa ya solution. Izo ndemi zawe zibara nkazihawe ninjye no kugira ngo tuzagira umuririmbyi utuma mugenzi we atuma saro ujye unyicuriza ibyaha. Oya, ni wowe. Hari amasakramentu dusanasana, hakaza
noneho n'ikindi cyiciro cy'amasakaramentu twita amasakaramentu y'ubutumwa cyangwa se amasakaramentu y'isezerano, ubusaserdoti no gushyingirwa, atagatifuza inzira y'ubuzima dukesha abatisimu. Ayo masakaramentu rero atwunga n'Imana, akatwunga na bagenzi bacu, akaba ari ngombwa kuyahabwa. Kiliziya yahamya ko kubemera amasakaramentu y'isezerano rishya ari ngombwa kugira ngo baronke agakiza. Ingabire ikeshwa isakaramentu ni ingabire rero umutagatifu utangwa na Kristo, kandi akaba umwihariko kuri buri sakaramentu. Roho Mutagatifu akiza kandi agahindura abamuhawe, akabashushanya n'umwana w'Imana. Akaba rero ko imibereho ikeshwa amasakaramentu nuko Roho Mutagatifu aba Kristo kuba abana b'Imana, akanabasangiza kamere Mana, akabaha kunga ubumwe budatana na Yesu Kristo Umukiza. Ni ngombwa rero guhabwa amasakaramentu ko turayakeneye. Ndavuze kuyahabwa no kuyaherekeza mu ndirimbo, ariko hari ikindi dukeneye nk'abaririmbyi, no kuyahesha. Kristo Yesu akuzwe. Ubu rero birabaza nyine gusanga umuntu ari umuririmbyi, arubatse, ariko abana be badahabwa amasakaramentu. Nabyo mwari muzi ko biriho, buriya rero kubera ubutumwa abaririmbyi bakora muri Kiliziya n'umwanya bafite. Ubundi muzi ko kera abaririmbyi barashyiraga hejuru ku rusenge, hariho baririmbira uravuga ati oya bamanuke baze mu ikoraniro, ariko nubwo babagenera umwanya wabo wihariye. Narinjye kuvuga ngo buriya mwanya baduhaye tuba twicayemo unatuma tunabonwa na benshi. Siko bimeze se? Tubonwa na benshi. Hari ikindi wenda tuzakira mu rindi huriro rizakurikiraho numva nifuza nabonye. Uziko abaririmbyi benshi tutanasobanukiwe n'ukwemera kwacu. Hari ibintu kuko abakristo batubona kwa tuya kwa padiri buri kenshi turirimba tugira dute baba bazi ko nyine ibijyanye n'ukwemera twe twabimenuje. Bazi ko twabimenuje, ariko wahura na korari muri kuganira, wabaza n'ikintu wumva uzi ko bazi, ugasanga abaririmbyi ntabwo bakizi. Tunakeneye sesiyo nyinshi kugira ngo dusobanukirwe n'ukwemera kwacu nk'abaririmbyi, sibyo ra? Turabikeneye. Ariko noneho rero nshaka kugera naho ngaho, wa mukirisitu mbona njya kuririmba, wa mukirisitu mbona ndi muri korari, ariko mfite abana 2-3 badahawe amasakaramentu, bimufasha gusenga. We ahora ari nk'agafilime mba ndi kwikinira. Kuki ndi kurarikira abandi ibyo njyewe ntagira gute ntakora? Si ikibazo se? Ikibazo ndagira ngo rero tunabararikiye uko guhesha amasakaramentu, ariko dufite n'ubundi butumwa nanone. Najye kuvuga ngo bakuba nk'abakateshiste rero ko umuntu yabyita, no guhamagarira abandi guhabwa amasakaramentu. Ntabwo tuma bw'umuririmbyi burangirira mu Kiliziya gusa aririmba, sibyo? No hanze burakomeza. Tuba turi ambasaderi ba Kiliziya, hahandi turi tukararikira abandi. Burya ndi kuvuga ngo bwira abandi ngo twegera ameza baze bahazwe. Ni ngombwa ko nanareba na wa muturanyi wanjye duturanye, ese we ahesha amasakaramentu. Baba bara nta mwana wenda afite ugeze mu gihe cyo guhabwa Kiliziya ya mbere akaba atarayihabwa, nawe namukoraho ubutumwa, sibyo ra? Burya nabyo biri mu nshingano zacu. Twumve ko turi nawe ambasaderi ba Kiliziya, naho ngaho gukura amasakaramentu no kuyakundisha abandi no gufasha abandi kuyahabwa. Amasakaramentu ni imbaraga zidushoboza gukunda no kwera imbuto aho turi hose mu buzima. Agaragaza ubuzima bw'Imana, akatwuzurizamo umuhamagaro wacu wo kuba abana b'Imana, kuba abavandimwe muri Yesu Kristo, tubibwirijwe na Roho Mutagatifu. Tuyakunde, tuyahabwe kenshi, tuyaheshe,
ariko tunafasha abakristo kuyahesha neza. Mwanzuro rero, rundi avana muri iki gitabo, amasakramento ni ubukungu bw'igiciro gihanitse kiliziya itunze kandi ikabusangiza abana bayo bose uko bikwiye. Icyo tubanze tucyumve, ubukungu bw'igiciro gikomeye kiliziya itunze. Ubwo bukungu rero busangizwa abana ba kiliziya, nubwo butangwaho buri gihe, ntabwo butuba cyangwa ngo bugabanuke. Ubwo bukungu burenze kure zahabu, tubukesha Imana Nyirimpuhwe kubwa Yesu Kristo, we watugabiye mu bubasha bwe bwahebuje ibyo twagombaga byose byerekeye ubugingo n'ubusabanira Imana, bityo duhabwa ibyiza by'igiciro gihanitse twasezeranyijwe. Yesu mu Ivanjiri aratubwira ati, nta muntu wafata amasura y'agaciro ngo ayagabize ingurube ziyaribati cyangwa ibibwana. Ni ubukungu bukomeye kiliziya ifite, uhabwa wundi wanagize gute, wanabwiteguye. Ubu rero dufite ikibazo gikomeye cyane mu masakramento, ariko byo byaba bitangaje no muri bije kubisaba. Ubu kiliziya iri kudusaba ati niba ari ugushyingirwa, baba n'ibitegura gushyingirwa, bafata igihe gihagije cyo kwiga, atari kwiga gusa no kumenyana rimwe, amezi nibura 6. Ukajya kubona ko umuntu umuririmbyi yaraje ati padiri mumure bimwe byihuse, nyuma y'ukwezi kumwe mu kingira ati kumva agaciro k'iri sakramento mu kuyahimbaza. Abageni bari kuza kunsaba ati padiri rero nyuma ya mariage dufite izindi gahunda zikomeye, tusome kabisa gabyatuye, atabari ibyo twabivuganyeho, ntabwo wararenze igitero kimwe. Ndamureba wabyihorera se, ukaza muri izo gahunda zihutirwa, tukazarihimbaza dufite igihe. Wimbaza sakramento twamata igihe cyacu cyose, kubera ko n'ubukungu bukomeye tutagomba guhushura. Nta kuhushura, nta kuca hejuru, oya. Cyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye tugomba guhora tuzirikana. Iyo duhabwa amasakramento rero, tuvuga ko atari ibintu bishanguka nka zahabu cyangwa feza byaturokoye mu migenzereze mibi twarazwe n'abakurambere bacu, ahubwo twarakowe n'impuhwe z'Imana zisesekaraho muri Kristo, zikatugeraho zinyuze mu masakramento yaturemeye. Ayo masakramento yose rero ni matagatifu, kuko ari ibikorwa bya Kristo bidusangiza ubuzima bwe kandi bikanaduhuza nawe. Muri iyo Kristo nyiri gukomeza kudukoraho kugira ngo adukize. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero, ayo masakramento tuyaha umwanya, tuyaha agaciro, tuyubahe, tunayubahirize. Nk'abaririmbyi muri bwa butumwa bwacu bwa buri munsi dukora, tunafasha bagenzi bacu, cyane cyane baba tubana muri korali badahawe amasakramento. Tunafashe bagenzi bacu, za miryango yacu, zango zacu, kongera kumva agaciro keza k'amasakramento. Hari amaparuwasi amwe nabonye babitangiye, baba banahawe n'amasakramento bagatuma na korali, nuko nyine hari korali zimwe zigerayo. Ubundi korali icyo kintu nacyo kagivuge muri iyo nyandiko turaza kugaruka nimugoroba. Hari umwambaro ufite wa korali iririmbana mu butumwa butagatifu, ariko urugero baragutumira mu birori bitagatifu cyangwa se mu birori biraza gukurikira, wenda barabatumyeho ngo muzaze gususurutsa ibirori iwacu mu rugo, tuzaba dufite umwana wahawe Eucharistia, mukajya kubisusurutsa. Burya naho muhajya ha korali, kandi korali ya kiliziya gatolika, sibyo? Ntabwo wabatumiye ngo mujye kuba impara, nagera muri bare gasanga izo ndirimbo korali batumiye iri biracuranga mu birori. Urumva bijyanye nimba nabatumiye muri ibyo bintu muzabisusurutse mukoresheje indirimbo z'ukwemera, sibyo se? Za ndirimbo z'ukwemera. Abantu bumve ko ntabwo ibyo amasezerano byarangira mu kiliziya ngo ubwo tugeze iwacu mu rugo byo
twiririmbire uzasa gihome oya naho ngaho rero mujye muha intumwa uvuga muti oya naha ngaha ako karirimbo nibagashaka bazatwaho orchestre cyangwa se DJ n'ubuhanga bw'ibyuma gashyiremo bakumve ariko usanga ariko korali iri gukora sibyo ntabwo buri mu butumwa gukora kereka hari korali iba ari korali bandikagira ku ruhande n'iki na orchestre cyangwa se itorero ribyina icyo gihe muzagenda na orchestre wenda ijwi ry'imanda ntabwo nzi uko twayita ariko ntizagenda ari korali korali mutagatifu Cecilia sibyo ra akarusi keza naha ngaha rero nsoreje murakoze cyane. Reka dushimire Padiri Dukuzumuremyi Jean Leonard umupadiri w'Arikidiyosezi ya Kigali ubarizwa muri komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu by'umwihariko akaba ashinzwe agashami ka muzika nyobokamana. Mu kiganiro cyiza ahaye abaririmbyi namwe mwese mwari muduteze amatwi reka mbashimire.